Muraho neza abakunzi b'Isezerano 23 TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kugira neza k'Uwiteka ukomeze kubomeho aho muri hose. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu, kandi nawe wakoze subscribe uri uw'agaciro, turagukunda cyane. Uyu munsi twabateguriye bimwe mu bintu ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukabifata nk'ibisanzwe ariko bishobora kukugiraho ingaruka zitari nziza. Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu byinshi dukora ugasanga byinshi tubihuriyeho, ndetse tukabikora twizeye tudashidikanya ko turi kurinda umubiri wacu, cyangwa se turinda ibyo dutunze kwangirika, ariko tutazi ko ari bibi, cyangwa tubikora mu buryo butari bwo. Rimwe na rimwe tugapfa no kubikora uko dushatse, kuko twibwira ko ntacyo bitwaye. Muri iyi nkuru twabateguriye tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikorwa dukora tuzi ko ari byiza, cyangwa tukabikora mu buryo tutitayeho nyamara atari byiza ku buzima bwacu, cyangwa uko bikorwa atari ko byagakwiriye gukorwa. Ni byinshi ariko twifashishije zimwe mu mbuga zigenda zandika ku bintu nk'ibyo. Tubategurira ingingo 8 z'ingenzi twabonye ko arizo z'ingenzi twababwira. Icya mbere udakwiriye kuba wakora vuba vuba ni ukurya vuba vuba. Kurya vuba vuba ibiryo dusanzwe turya mu rugo, cyangwa se n'ibindi bintu. Kurya vuba vuba akenshi biterwa n'umwanya muto umuntu aba afite, kuko aba asiganwa n'igihe ngo adakererwa ku kazi, ku ishuri, cyangwa izindi gahunda zihutirwa afite. Kurya vuba vuba hari abavuga ko bifasha umuntu kubyibuha vuba, ariko nanone byangiza igifu, kuko bituma umuntu ashobora kurya byinshi, kuko ubwonko ntabwo bubasha kubona umwanya wo kugenera igifu ibyo kigomba kwakira. Inzobere mu buzima zivuga ko bitwara nibura nyuma y'iminota 20 ngo ubwonko bube bwakwemeza ingano ya nyayo y'ibiryo igifu kigomba kwakira mu mwanya umuntu atangiye kurya, ku buryo bukorana nacyo mu gutanga amakuru atuma wumva uhaze ukarekeraho kurya. Ingingo ya 2, kureba televiziyo mu gihe urimo kurya. Mu gihe umuntu akunda kureba televiziyo ari no kurya, akenshi bimutera kugira umubyibuho ukabije n'indwara zishingiyeho. Nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Harvard bubigaragaza, kureba televiziyo urimo kurya ntabwo ari byiza. Ingingo ya 3, gutonora umuneke uwuhereye ku ruti rwawo. Hari abantu benshi batonora umuneke bawuhereye ku ruti rwawo, aho uruti rutereye ku iseri, kandi bakabibona nk'ibisanzwe cyangwa ko ntacyo bitwaye. Ariko urubuga kitchen.com rugaragaza neza ko uburyo bwiza bwo gutonora umuneke ari ukuwuhera ku gatwe kawo ukamanura igishishwa ugana hasi. Ibi bituma utonoreka neza, ntihagire bimwe mu bice by'ibisigazwa bisigaraho.
cyangwa se bimwe mu bishishwa bisigara ku muneke, nyine ukarya umuneke umeze neza. Ingingo ya 4, kubika inyanya muri firigo. Kubika inyanya muri firigo hari abazita itomati bitewe n'aho umuntu aherereye. Tumenyereye ko firigo ari igikoresho gifasha kubika neza ibintu cyane. Ibiribwa bizwiho kwangirika vuba nk'inyanya, inyama zihariye tuzibika muri firigo, tukazikuramo ari uko zigiye gutunganywa ngo tuziteke. Ariko si byiza kuko inyanya iyo zitetswe zikonjeshejwe ziba zataye umwimerere wazo n'uburyohe. Ni ngombwa nibura ko uzikuramo mbere y'iminsi 2 bitewe n'urugero zihiyemo, ukazibika mu buryo busanzwe mbere yo kuziteka zigatunganywa zitagikonje. Ingingo ya 5, kuvanga isukari mu gikombe uzengurukishije ikiyiko. Benshi iyo tugiye kunywa isukari ahariho hose tuyivanga tuzenguruka mu buryo bw'uruziga. Gusa umuhanga mu bijyanye no guteka mu Bwongereza William, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Birmingham, avuga ko uburyo bwiza bwo kuyivanga ari ugufata ikiyiko cyangwa ikindi kintu uvangisha ukajya ujyana hirya ugarura mu buryo bukoze umurongo ugororotse unyuranamo aho kuzengurukisha, kuko binatuma ibyo ugiye kunywa bimeneka mu gihe byuzuye. Ntabwo ari byiza gufata isukari ugashyiramo mu gikombe ukazenguruka ukora 0. Ingingo ya 6, guhita unywa ikawa ukimara kubyuka. Hari benshi bagiye batubwira ngo bakunda kunywa ikawa bakimara kubyuka, ariko ntabwo ari byiza. Reka mbabwire ko atari byiza. Kunywa ikawa ukimara kubyuka mu gitondo ni bibi, kuko bigira uruhare mu kugabanuka k'umusemburo wa cholesterol utuma umubiri ubasha guhangana n'umunaniro. Bivuze ko ushobora kwirirwana umunaniro mu gihe wanyweye ikawa mu gitondo ukibyuka. Abahanga bavuga ko ikawa umuntu akwiye kuyifata nibura saa 4 yabyutse. Gusa ibi bisa n'ibigoye mu gihe aya masaha abantu baba bagiye mu kazi, ariko ubaye wabishobora wabikora. Ingingo ya 7, kunywa amazi vuba ukirangiza gufata ifunguro. Nibyo koko amazi ni ingirakamaro mu buzima, ndetse ni byiza kunywa nibura ikirahuri cy'amazi nyuma y'iminota 20 ukirangiza gufata ifunguro. Gusa icyo tutajya twitaho ni uburyo bwo kunywa aya mazi, kuko akenshi usanga nk'iyo umuntu agiye kuyanywa afata nk'ikirahuri agashyira ku munwa agakuraho aya mazi. Ibi si byiza, kuko kugotomera amazi hatarashira igihe kirekire uriye bigira ingaruka ku rwungano ngogozi, kuko bituma mu nda hugugara cyangwa bigatuma umuntu asohorera hasi umwuka mubi. Ni ngombwa kunywa make witonze kugeza cya kirahuri gishizemo, kuko bifasha umubiri kuruhuka. Ingingo ya 8, kunywa amazi yakonjeshejwe cyane.
Ni kenshi usanga abantu dukunda kunywa amazi akonje cyane mu gihe cy'izuba, ariko si byiza. Kuko kunywa amazi yakonjeshejwe ku kigero cyo hejuru, inzobere mu by'ubuzima zivuga ko ibyo atari byiza, kuko nubwo nta ndwara yihariye ashobora gutera umuntu, ariko kunywa amazi yakonje ku buryo unywa ukumva ni nk'urubura, iyo ageze mu nda ashobora kwangiza imiyoboro itembereza amaraso mu mubiri no gutuma urwungano ngogozi rudakora neza. Ibyo umuntu akora ni byinshi ku buryo nawe ushobora kuba hari ibyo usanzwe uzi tutavuze, ushobora kuduha inyunganizi. Biranashoboka ko ubonye hari n'ibyo usanzwe ukora, birashoboka ko ubonye ko hari n'ibyo usanzwe ukora ariko ukaba ubonye ko atari byiza ku buryo wiyemeje kuba wanabireka mu gihe byagushobokera. Ubaye ufite inyunganizi cyangwa se ikindi gitekerezo, wabyandika muri komenti tukagusubiza. Murakoze cyane.